dutandukanya n'abasikama twebwe ntabwo turi abasikama kuko DJ Jihad ni DJ Jihad ariko ntabwo wahita unavuga ngo niba umuntu akubwiye ngo uri igicucu ngo uhita wirukanyira muri RIB ajya yihandagaza najya gutuka wenda nka famille burya avuga ati mwe famille burya mwabifiritima cyangwa se mwabyumba timu abasikama baruzuye kabisa ahubwo mu basitari harimo abasikama benshi nibo benshi barimo nyine bose baruzi ko bari he baruzi ko bari abasikama nyine bari muri nuze bari mu basani nyiti inshuti y'aba boss ni nkubwira ngo uyu munsi wa none rero ndi kumwe n'umuterankunga mukuru bita Monaco rero adufitiye ibyo guporeza kimeze neza adufitiye ibiryo kabisa biri classique bimeze neza kandi bihendutse akatugira ikinyobwa bita Moa kugira ngo abasoma ugatama maje kukimenyera muri benshi kikaba gipfunyitse rero mu macupa agiye atandukanye bitewe naho ushaka kugitegura ushobora kubushaka kugitegurira umukunzi wawe ushobora kubushaka kugitegurira umuryango ushobora kubushaka kugipfunyika kijyana ahantu kure nta handi ni muri Monaco ushobora gusanga icyo kinyobwa cyacu bita Moa abantu benshi bagiye basomaho ndetse bakakigura amacupa atandukanye ariko bakaza kumva kiryoshye cyane si ibyo gusa rero turi kumwe n'amavuta rero amavuta y'imisatsi amavuta y'ubwiza amavuta y'uruhu amavuta amwe atagutengwa ntandi ni muri Monaco niba ushaka rero kutugana amagara nimero zikurekera yawe cyangwa utwandikire kuri izo mbuga nkoranyambaga ubundi nkasoza ngira ni Monaco we uruwa mbere ukanikurikira yes of course comments your paper no VKF of course king of voice and the bass and of upcoming artist mtoto butamwana ngenda talkative tutaravoka butindi nyirubwite Vunation kuri magique waho ndi wavuzwe mu byahisho wicariyeho hit yotere zuba mutoto wa butamwana ngenda nyita inshuti y'aba boss this is The Fly TV akanga karoni kakanya twahariye mbaza nkubaze ngira ngo wenda kino kiganiro ntabwo mwe mugiherutse cyangwa se ntabwo muherutse guhura na inkota y'amatovu kugira ngo mubashe kuza kuganira 5 kwa 5 kamaro bimeze bite bimeze neza kabisa ndashima Imana tu nabonye ibiganiro byawe kugenda bigoyinga viral gake gake yagomba gushya ibintu byose ni nyagasanyere Gabriel experience nikimaze ikindi nabwo iba mu bintu ubikunze buri munsi ubyuka utekereza gushira itafari yanga byakunda hari igihe ucika intege ariko uko ukomeza ugenda wendereya ukanga gucika intege kavuga ati byanga bikunda ahantu niho nanjye nisanze iki kintu nicyo nisanzemo birangira ebana Uwiteka bigweremo umugisha inkota y'amatovu rero uyu munsi wa none turagira ngo tuze kuza gushyushya ikiganiro kubera ko ibyo tugiye kuvuga ntekereza ko aribwo bwa mbere babyumvishije mu matwi yabo cyangwa se baranabyumvishije ntabwo bugeze babivimuzi kandi niba baranabivimuzi ntabwo bugeze babisesengura mu buryo tugomba kubivugamo ubu dushatse kubabwira ko ari ibintu bishyashya ariko bitari bishya cyane kuko buriya buri wese ashobora kuza agakora inkuru ariko ugasanga wenda ari gutinya kuvuga ukuri undi akagenda agaca ku ruhande ngo siniteranya undi ugasanga ari kuvuga amagambo wenda agenda ziga avuga ngo niki ariko ntekereza ko kamaro we iyo si twarayirenze kubera yuko ntukavuge ngo ntabwo uzavuga iki kintu kugira ngo umuntu atagufata ngo muri image mbi wenda ngo umuntu ataza kukudisinga ngo umuntu ngataza kuza kumva ko nyine ngo mugiranye agatotsi ngo kimibanire hagati yawe nawe urumva kubera ko nubundi ushobora kugira igitotsi cy'inzara urumva waze kuvuga uwo muntu ntayigukemurire ukagira igitotsi cyo kwishyura landlord urumva uwo muntu ntaze ngo akore ingufuri landlord yayishyizeho kandi we yagiye hari yarakuvundereza akakuvana mu musaruro so tutarabyinjiramo neza nk'uko wari ubitangiye reka tubanze twamamaze kwanza reka twamamaze tubwire abatera mu bikorwa bacu ndagira ngo dushimire wenda Tedemir Hotel cyangwa se Demir Hotel ari muri Tedemir ara hejuru Tedemir Hotel ni Demir Hotel. Ni Demir Hotel kiba muri Tedemir. No kuvuga ngo ni hotel nziza iri mu mujyi wa Kigali iri hano rwose imbere yo Kwandamage. Ifite service nziza cyane kandi abantu benshi bakunze kuzamo bitewe n'ukuntu service zabo zihuta kandi zinogeye buri muntu wese. Yego rero uri hanze y'igihugu wumva ushaka kugira ngo uruhukire muri Demir Hotel wa bookinga kuri website yabo hanyuma ukaza kandi nabwo niyo waza live uje ushaka kugira ngo habwe service na Demir Hotel usanga abakobwa bizara kuri reception bakagwa service nziza. Tuki muri iyo nyubako rero harimo yo bita Monaco. Tumanuke mo hasi gato. Aha hari Monaco resto. Cyangwa se Monaco resto cafe. Cyangwa se Monaco cafe resto byose ni kimwe. Haba hari icyo bita amafunguro ebana buffet ya India danje mama yake
inzara ntizakure mu mujyi wa Kigali saa sita amasaha uba ugomba kwinjiramo mu masaha ya lunch bakaguha ifunguro bagira n'ibyo kunywa byiza za Mo Up zongera. Sinzi ukuntu ngo njya mbona ku mugoroba nka saa 11 ngo bajya batanga promotion. Batanga promotion. Atumiza ngo nk'ikirahure kimwe akagukubita 3. Yego ko 3 gusa nige baguha 6. Yije wasenze. Ko management yaho bazi icyo bita marketing. Bazi marketing ku buryo ariko banateka neza by the way. Hari igiprezo bigeze kubona uri kurya cyiza kiriho umuriro waka imyotsi icumba ndavuga ati se karaba ugiye kwirira imyotsi. Hari ni muri Bambo. Ni muri Bambo. Ni muri Bambo. Noneho Monaco ni hasi bacuruza icyo bita Mo Up. Hari ibyo kunywa bacuruza byinshi cyane muri iyo minsi bagiye batuzanira zaka ari cyo kunywa bita Mo Up. Nicyo kiri kwisonga cyane mu byo kunywa biri muri Monaco. Ni ikinyobwa cyongera energy urumva ko iyo umuntu wumva wabyukanye weakness urumva uri weak mu mubiri wawe ushobora kugenda ugafata Mo Up ukayinywa hanyuma ibyo kurya byo ni decoration yari abafite restaurant. Sinzi umuntu umbwiye ngo Bambo buriya ni kimwe no kuri Demiri Hotel ngira ngo hari wenda mu boss n'umwe ariko bose nyine nta kibazo n'ubundi tugomba kubivugira muri bigenda bijyamo. Hari ndi papeteri rero abantu bashaka kuzasubiza abana ku mashuri bakeneye kuzaha ibikoresho by'ishuri ndagira ngo tubwire ku byiza byo papeteri ubundi tukomeze n'ikiganiro tutabura gushimira Mango 4G umuntu ushaka n'ubundi wenda internet imeze neza Mango 4G barabizi abantu bamaze kubimenyera ko Mango nyine 4G rero ya mbere ku bijyanye na internet. Kuvuga ngo promo code yabo ni The Fly TV ushobora kujyana n'abandi y'ubu urumva ebana bakayita bagutamo upfa wegereye umu agent ahantu ari hose ukagenda ati The Fly TV iyo ni promo code ubundi bakagukubita internet ahantu waba uri hose waba uri Nyabihu waba uri Cyangugu waba uri Nyamagabe aho waba uri hose bagutamo rwose ukamererwa neza. Twagiye kuri Papeterie Messenger Supply. Papeterie Messenger Supply ukigera hano mu mujyi impande ya KST ukareba hepfo gatoya kuri ra nyubako ngira ngo ni kuri Tropical House. Kuri Tropical House muri floor ya mbere uciye ku muryango wa kabiri kuri KSB. Kuri KSB niyo Papeterie navuga ko yaje icagahigo kabisa icagahigo. Sinzi ukuntu ngugura bo tugasangamo n'amakaramu kandi ubundi ngo abarimo amakereyo bafite ibintu byinshi cyane bafite ink y'amoko yose ink zikoreshwa mu mafotocopieze zikoreshwa mu maki mu mashini akora byerekeranye na printing ahandi wasanga ink ijuje ubuziranenge apana za ink za karite ya kabiri ink karite ya mbere. Papeterie Messenger icyo bita clear urumva icyo bita clear bag urumva n'amafayiro meza cyane akenerwa mu bantu bashaka gutwara nka dokima zabo urumva apana kwa ni dokima ushobora kubitwara muri fayire kagucika ikubita hasi ukabona dokima zose zisandaye mu muhanda. Wari kirenze kuri ibyo ntago bakora detail gusa baranaranguza bafite stock ya danje bafite stock urarangura urumva ikindi bafite buri bwoko bwa pen cyangwa se ikaramu yose ikaramu ushobora gushyira mu makara ntishye urumva ukayivana metalize pana zazindi zibira apana ya karamu umuntu ashyira mu mufuka cyangwa yashyira mu usanga ishati y'umweru cyangwa imituku. Aho rero ni Papeterie bita Messenger Supply bayita Papeterie Messenger Supply. Sibyo gusa kuri Papeterie Messenger Supply ushobora no kugira ngo wenda ushobora kubura nko umuntu ukavuga ati se ngenza ahora nayo Kigali ushobora kugura ibintu ubundi bakagira gute bakanagutwaza mu gihugu se byinshi nyine bakakuzanira aho ngaho n'uko ushobora kodaringayo ikintu cy'igikoresho wakunze ukeneye cyangwa se iyo ink Papeterie bagahita bayihereza umuntu akayikuzanira. Hari nimero yabo iriho nimero yabo babaye bayigize ubwiru ariko buriya bafite tuzaza kuza kwishyiraho kuri Tabox babwira ngo Papeterie Messenger Supply. Reka twigarukire mu mwandiko rero Kamaro twinjiremo nta kibazo twinjire mu mwandiko ndagira ngo uyu munsi wa none tugende tuvuga ku bintu bitagenze neza cyane cyane muri showbiz nyarwanda ikindi tugende tuvuga ku matiko ari kuza hano muri showbiz ikindi noneho tunaze no mu byaha bimwe birakorerwa muri showbiz. Reka duhere ku matiko rero uko ngiye buri impamvu ndikundira amatiku ariko aragabura amatiku burya kenshi na kenshi ushobora gusanga n'ubundi agabuye ngira ngo wenda abantu bitwa baburyohe family urabazi Buryohe family ndabazi bamwita aka Mabobo MC uriya musaza rero ni buryohe uriya mukoboyi batamuzi ni umukoboyi wagize amateka mari ya danje tu muri industry yo mu Rwanda. Reka umukoboyi anagoyinge viral mugani wa Basikaitu uyu mukoboyi yatangiye kera ari umudansa
uriya mukoboyi yari umudansi. Buriya rumwe na Batiti Brown n'abandi. Jya mbana TikTok ye n'abana bose bajya mu muhanda bakabyina. Abo n'abana Mabobo yari umubyinnyi mwiza. MC Buryo yari umubyinnyi mwiza. Kuva kera akiga muri za indangaburezi bajya kubyina muri Espanya. Yabayeho MC. MC ni byejo bundi. Ese ubwo Buryohe ni abana mukopeye wa Buryohe nzi ukora kuri televiziyo runaka. Yese televiziyo. Nyine urumva nka MC Buryohe nzi. MC Buryohe ndi kuvuga n'uyu gukora ku isibo. Si uri kuvuga se. Wato turi kuvuga Buryohe family Buryohe babandi umugore n'umugabo. Ba Buryohe family. Bari abaje gukora ibishegu bakabwira ati mugenze gake bakahinduramo content y'imibande ye. Uriya Buryohe family nabejo. Bariya nabejo je bariya uri kuvuga ugiye kuzana rimwe by'amatiku yabo. Ndishaka kuzana amatiku yabo wena n'umuntu bita DJ Brian. Nakurani nako Jihad nako. Kuko DJ Jihad. Ni DJ Jihad. Hari uburyo nagize kubona mbona umuntu bita Jihad yagiye abatuka kuri baba mama wabo. Abatuka kuri baba mama wabo. Njye ariko buryo nibibonye mu buryo bw'uko imogongo buryo family aka video nabonye naka video niki naka video no bakanciye mu maso Jihad ari kwihanangiriza aba bantu abatuka ibitutsi byanyabyo. Mutyo nabonye ntabwo Jihad yavuze ngo buryo family. Yavuze ngo baburyohe. Ngo ni ibigoryi. Reka. N'abatutse birakumenya ntabwo nabisubiramo. Nabwo batutse kuri ba mama wabo ngo ni ibigoryi. Ubwo nyine Jihad yarabakunguriye. Mbere ya bintu rero none ngo yabajyanye muri RIB. Nabonye byamaze gufata n'intera. Ubwo buryo family kuva batukwa na Jihad ngo hejuru yuko bari bamwinjiriye bagashaka kumuvundereza bamwataka. Jihad nawe yahise akora munsi y'ikirenge avanamo kimutaro ari bakubita mu musaya arababwira ati nanjye ndo mwana w'Nyamirambo iyo mihanda muvuga mwabaye ntago mwayi dutanzeho urumva nta kintu wazumbaza. Mbese kama turaho ngo wenda nk'umuntu bireba wenda mu nzira wenda y'uburara none ukagaruka mu nzira y'abandi bantu kuko wenda yaba imico y'abarara urayizi wabanye nabo wagize gute ariko noneho uzi n'uburyo nyine umuntu agomba kwitwararika dore ko bageze no kuduhereza n'umurongo ntarengwa muri bino bintu bya showbiz byo kuza kuvugira no kuri izi mbuga nkoranyambaga. Hari umuntu yihanagaje ngo bamuvuze akaza agatuka undi muntu noneho agakubita nyine asa bya bindi babana bajyaga bakoresha imvugo mbi ngo no guhamba akaza amukubita nyine azahambimbwa. Oya je ntago nshaka gukoresha iyo mvugo kuko rundi ntabwo yiyubashye akaza nyine asa nkukomeretsa no kubyumva none yatake buryo waravuga ati ngiyewe niyaza kunyataka ngiye nk'umugabo mugenzi wawe akataka family ngo Jihad araje afata family buryo haraterura urumva ngo agejeje mu kirere ngo ategivi none buryo byarangiye amujyanye muri RIB. Ibyo nabyumva gute niba ari igihuha niba atari igihuha simbizwe kuko ntabwo ari igihuha ko buryo yabyivugiye yabitangaje ati ngina muri buryo niba yabitangaje ubwo ni ibyanyabyo ubwo tuzabana nawe n'umuvugizi wa RIB bivuzeho avuga ati witwa Jihad uyu munsi twamaze kumushyikiriza mu maboko ya RIB turi kuganira kugira ngo turebe ko twakora icyo bita isanamibanire dore ko RIB yo mu Rwanda ntabwo iyo habaye skandal nk'iyo bahita bagufata ngo bagufunge barabanza bakareba bya bindi bita ngo kunga ndetse bakanareba se societe nyarwanda ikwiye kubana gute. Tunashimira cyane RIB tukiraho rero sasa kubera icyo abahanzi mu Rwanda abastari mwagiye wenda kuri zi social platform mu guhereza akazi kenshi RIB swat ni gukora n'ibigize icyaha ariko RIB nayo mwanarangiza bikaba ngombwa niba n'igitamenye mwe mukajya kubimenyesha. RIB nayo cyane akazi none se niba muri showbiz yatangiye kuzamwa amatiku nkayo ngayo abantu bagatukana ariko se ubundi bagiye ngombwa ko twayiha akazi bagiye bafata tere urumva bakagenda bagakora icyo bitango mpangara ngo hangare apana gutukanira umuntu uze mu matama batu njema nuva bagomba gutukana byeruye. Shatse kuvuga ko wategura igitaramo ukajya ushyira hari abantu bakaza bagatukana bikarangirira ntabwo bonaga abaja mu bitwa ngo bakabosi nabantu uze batukanaga kuri YouTube ariko bari abana uburyo babikoragamo ntabwo hazaga ngakurize nka mama wawe. Oya ntabwo umuntu mama wase ni gare ngo baramukurize. Erega ikibazo ntabwo ari ugutukana wowe ubwawe ikibazo no kubizinamo family issues ukasanga utangiye kwinjira imiryango. Nyina aho ngaho niko sari baryabaye bitewe n'umujinya umuntu abafite nanone ariko ntabwo wahita unavuga ngo niba umuntu akubwiye ngo uri igicucu ngo uhita wirukanyira muri RIB ntabwo ari byiza gutuka umuntu no mu muco nyarwanda ntabwo ari byiza sinanabishyigikiye ariko icyo nahurizaho nawe ni kimwe urumva yego Jihad ntiyoroshye nawe nibamba sibyo nibamba nawe ni umuntu nyine ibamba ariko ntabwo mututse mu muco nyarwanda umuntu nyine uvugira hejuru urumva bamwita ibamba urumva Jihad nawe nibamba ntabwo yoroshye ariko nanone ntabwo ako kantu numva ko niba nta kindi kintu kibyirisha inyuma byatuma umuntu agenda agajyana Jihad muri RIB. Ngo turaza kuza kubitega amaso kubera ko ngiye uburyo nabyumvishije muri abo musaza agiye kumurega ko yamututse ngo iki
ngo mabyindi manyongoro icyo seka igitutsi wizaniye ni igitutsi cy'abana uretse ko n'umuntu uzagituka nyine nawe wakujyana oya mabyindi manyongoro ni ibitutsi byo muri primaire by'abana batukanaga ntago ari igitutsi ubwo se umuntu abikubajije wavuga ko gisobanuye mabyindi ariko nta mazirantoki ariko birakuvuga ngo mabere ya nyoko wa kigoryi we stupid urumva ibintu nk'ibyo ngibyo nyine urumva byamaze gufata intera byibura ajya yihandagaza najya gutuka wenda nka famille buryo avuga ati mwe famille buryo mwabifiritima cyangwa se mwabyumbatima cyangwa se mwabirayimo aho ngaho nta kibazo bagira naho kwifatanga akababwira ngo muri ibigoryi aho ngaho wenda yakoze ikosa gusa nawe nubwo yakoze ikosa ndumva bitari bikwiye ko bamujyana muri RIB nabareke Jihad yiterekere cyanwa kiwe yicare yari kuri cana korera urumva ajya mu isibo radio yikorera akazi kiwe yibonera imifungo urumva yamamara urumva bamwihoreye n'ubundi Jihad yaje muri style yo kuganiriza abadamu barabyakira afite umuryango mwisha umuryango nyarwanda mwisha umukurikira kubera ko akunda aganira kubitana mu biganza urumva abwira abadamu Timothée tunuze udutabureti rero Jihad yabamwihoreye n'ubundi twaramwakira famille buryo ni mureke Jihad yibereho n'ubundi se ko Jihad bibireba ko yifitiye umutima mwiza nk'uw'abagore nta kibazo rwose Jihad aba yifitiye kabisa karakteri ziwe ni karakteri z'abana beza b'abadamu urumva urabibona ko rwose nta mutima mubi ari nk'umugabo gututse urumva wamurakarira urumva ko abagabo dukunda kuvuga dukambije agahanga ariko Jihad nubwo ari umugabo yifitiye karakteri nyine ubona nyine yifitiye umutima mwiza nk'uw'abagore urumva sha rwose ngiye famille nuze mwamwihorera kabisa mwamureka makareka kumujyana muri none se ubone mu umuntu ashobora kumva cyo kiganiro akumva ko wenda Jihad ushatse kumwita umugore oya nuko kuba mvuze ko afite umutima mwiza nk'uw'abagore se mvuze ko ari umugore oya nawe utangiye kumva ibintu na ngiye icyo ndi kubabwira ne muramuka mufungishije Jihad ni ukuri kw'Imana turadutaburete abantu ajya no dusonga bugari dusonga bugari abanyarwandakazi bateraga urumva nzareba ukuntu muzabigenza niba muzatubaterera muzaza mukorera content yakoraga yakareka ni mumbwiza ukuri turadusonga bugari turi Burayi dusonga bugari turi muri Amerika dusonga bugari turi South Africa naho hakurya za Botswana no turi Bugande ni Burundi naha mu Rwanda abadamu babateye bari ibiganiro by'umudamu ufite nabyo ko by'umuhungu ufite umutima mwiza nk'uwabo turadusonga bugari muzatubateresha tukirangora Kamaro reka wenda ibyo bya Jihad na buryo family twe kubyizimamo cyane ko n'ubundi tugomba kwita tugenda tugana kuzinduwe twinjiramo kabisa tugera tubabaza abantu ariko twarize n'abantu ikibazo kivuga ngo ese birakwiye ko kuri social media muzajya mujyaho mugatukana ese birakwiye ko umuntu ashobora kuba yatukana undi bikajya muri leta ese kuki muri gutanga akazi kuri RIB kandi mwe mwagakwiye kuba bakangurambaga beza bo guhana abantu muri kwigisha iki society ibyo ni ibibazo by'abantu none se Benove urashaka ko RIB duha akazi cyangwa ushaka ko twe tuyiha akazi ntabwo mwakwiye kwiha akazi kubera ko n'ubundi yagombye kuduha akazi iragahorana ntabwo rero twitwa duha RIB akazi kuko RIB n'ubundi akazi rakamenyereye urumva ahubwo bagiye batohoza amakuru urumva amakuru ahagerera igihe kuri RIB cyangwa umunyarwanda ubangamiwe na mugenzi we bitewe n'amategeko urumva akagenda agasimbukira mu nzego z'umutekano za RIB akagenda akavuga ahantu ari kubangamirwa ibyo ni ibisanzwe n'undi wese n'andi wese mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ubusanga hari inzego z'umutekano zishinzwe gukemura ibibazo by'abaturage RIB rero nayo ntabwo ari ukuyihereza akazi ahubwo se n'abari abapfumu se nabo muri showbiz none se mwababwiwe n'iki si uko bezi ko batwika uzwo kwa uploading ikiganiro cy'umupfumu agore 200 RIB banza bamva gatoya ubwo ugiye gushyirishamo basarongo nawe ngaho nyumvira mu mupfumu agore 200 uko bataya ngaho niba yambise nyikore waragikoze se wagikora nje nta n'umupfumu rero nta makuru avuga imihanda biravugwa ko bari abantu kujya mu bari bafite utunyamasyo n'inzoka warabibonye ase ako ngiye mama nyari n'abapfumu bafata inzoka kuri umuntu muzima udafite amadayimoni nta madayimoni kuki se batumye babafata bakabyema n'abafite izo mbaraga za danje bakajya ko nazo bafite se barabafashe nyine urumva baragaho bazave muri gereza bazayicika tuze tubafunguze na ziriya nzoka utunyamasyo twabafunguza ndabizi se ariya nyine bazagenda ubundi rega ikintu cya mbere gikwiye kubaho ntabwo umwana w'umunyarwanda cyangwa se umunyarwandakazi wemerewe kuza kumuprankinga kugira ngo umukureho amafaranga wagakwiye kwicisha mu nzira nzima niba kuyakorera ukayakorera cyane muvura ukavura kuko biriya najya kureba hari abapasiteri bamaje kwinjirirwa harimo abantu baza bakaza kwita abapasiteri bikarangira birirwa babeshya abantu babahanurira ibintu by'ibinyoma kujya bahanira amafaranga Benove muri iki gihe ntago abantu bose bagikora ibintu mu buryo bwa nyabwo
cyangwa mu murongo muzima. Usanga buri muntu wese turi muri monde, turi muri cycle vitesse. Mushaka kubesha kugira mubeho. Turi mu kinyejana kirukanka cyane muri mode capitalism cyangwa se capitalist. Buri muntu wese ni nyamwigendaho ku giti kiwe. Niba no umuntu aguteye umugongo ushaka gucinzira mu bundi buryo bwa kugira ngo nawe ubone imibereho. Noneho ari gukabya banza wese gukabya gushaka imibereho mu nzira noneho nka ziriya. Icyo kintu kiri skando cyane wabakoze. Ubundi wagumbye kumenya ko wowe ubwawe urumva ugiye gushaka amafaranga mu buryo bwa nyabwo. Tuvuge uraje wicara kuri YouTube uzanye nuze inkuru nziza ugiye kwisangiza abanyarwanda ifite fact. Sibyo? Cyangwa se uje wene wayise gossip ariko ubwo wayiseguye ku bantu before bamukurikiranye kuri iyo platform. Sibyo? Noneho bigatuma uwo mujyo urimo uzamuka ejo n'ejo ubona ukaba wakubyarira imibereho myiza. Ariko kujya kubeshya umuntu ukamufata ukamuhindura nk'itente ukagenda ukamushukisha inzoka n'ibikeri urumva kugira ngo ukunde umuryo umutungo we. Nk'uwo muntu bariye miliyoni 8 nabonye umuyobozi wa RIB cyangwa se umuvugizi wa RIB abivuga. Nk'uwo muntu bariye amafaranga agera kuri miliyoni 8 aba ari amafaranga menshi. Sibyo? Nk'uwo muntu bamusubije ku isuka ageze kuri miliyoni 50 40 ingahe ibyo bamusezeranye babikoze bamusezeranyije ngo ziragaruka bari muri izindi 8 baramubeshya bamuhinduye nk'igipupi. Wanagiye bakagutera n'ubwo cyo bikangisha kubereka bakubwira ati ejo barapfuye cyangwa se uzahita uhinduka igitogotogo urumva ujye ugenda mana yo mwijuru cyakoze abana bakoboye banarenze. Ibyo byo na amakosa rwose ribi bigomba gukurikirana ndetse n'umuntu wese ugendera muri ziranzira rwose Benovia. Uwo muntu wese ntagakenewe rwose hano muri society y'abantu bazima. Akeneye kuba ari ahantu abanza akitekerezaho akabanza akabona ko ibintu akaratari byiza. Sibyo? Ahubwo ikintu cyambabaza nkari bifunze nk'umuntu wishakira ubuzima nka gutya urumva nkuko tuba twaje ugatera kamera ngafata mikoro. Nicyo kintu kiba kibabaje. Nka kuri abajihad babibereye hari yabiri kwishakira imibereho adatukanye rwose RIB kamufunga byaba ari ikibazo. Gusa RIB nayo nagerenganye. Sibyo? Ariko rero nk'abariye rwose babakwiye gufunga nk'aba bafashe ura mukobwa bakamuniga bakamwaka amatelefone ngo za Kinyinya niba ari Kinyinya nabo barafashwe. RIB bikurikiranira hafi. Byabiganurutse nageze kora byo bakura ugakoresha nk'umuntu gukuramo imyenda mugaragaze ko ngo ndi umupfumo wa danje. Nabazana no kwambura umuntu imyenda kugira ugaragaze ko imbere y'abantu ngo kurenze. Nabonye umukobwa ngiyewe akavideo akacicikanye kuri social media umukobwa ariko kubitasa kongera agahaguruka akakubitasa imbaraga z'umupfumu ngo ziri kumukura nk'amadayimoni. Ariko mwanjije imwe umuntu umupfumu yabo yagize imbaraga z'Imana ntabwo muzizi mujye muvugisha ukuri. Uwo abantu twese tubayeho no kubera ko nta banzi tugira nuko n'abantu baduhemukiye muse twariyahuye. Ubundi mu Kinyarwanda baca umugari ngo ijya bapfa baribwa n'abapfumu. Ubundi wowe ugitekereza kujya mu bapfumu uba wumva uri mu biki? Ni nk'aba bantu bajya kwicara mu mazi ngo bari gusenga bicaye mu mazi ngo nibwo Yesu akumva. Yesu aba muri yanza ibyo bintu bamurimo ni ibiki? Bajya gusengera mu butayu ukamanuka mu muvumo hasi urumva ngo ugiye kubwira Imana ahantu. Imana iba mu buvumo. Imana ni inyamaswa, Imana ni impiri, Imana ni iki? Ubundi ubujiji bw'aba bantu nubwo buri kutwangiriza future. Nibwo buri gutuma akazi kaba kenshi mu Rwanda kandi katari gakenewe. Na RIB yakaba ihugiye mu bindi bintu runaka byo bakiterambere ry'igihugu. Ihugiye kuri mwebwe kubera ubujiji bwanyu. Wowe uragenda ngo ugiye gusenga ngo mu butayu bw'Ikarama. Urumva? Ngo mu butayu ngo ugiye gusengera mu mazi kuri yanze. Amazi ahuriye he n'Imana? Imana iba mu mazi, Imana ni isamake. Imana ni inshonzi. Abizi se. Ibyo bintu byanyu rero nibyo ngiye mbabwira. Baba bagomba kubacisha akanyafu. Ubundi nkuriya muntu bagiye mu bapfumu baba bagomba kumufatana n'ura mupfumu bombi bakamubwira ati nawe urabumutanga buhamye uyu munsi ntuzongere kugaragara mu bapfumu. Bwira abandi bantu kugira ngo batazajyayo nawe bakamukubita ipingu bakamujyana ngo bakwesikorotse bagukemo brain yawe. Uwitwa Kenisi imfura y'iwacu ubwaraje aravuga ati rero hanjye ndi kubabwira nk'abakuru banyu ibi bintu murimo murijandikamo ugasanga ngo umuhanzi wanze gukora ukazajya ahubwo gusikaminga kugira ngo bashe kubaho kuko ukeneye kwambara inkweto nziza ukeneye gushyiraho dread nk'izo zawe ukeneye kwambara nete nk'iyo ukeneye kwambara umupira ukeneye kuba mu nzi ihenze nk'iyi ngiyi urimo ukeneye kugenda mu modokari akavuga ko iyo ari kureba abona ariho hantu arimo guturuka ibintu by'ibibazo ugasanga ufite nk'itsinda ryiba. Abantu benshi baza kugira ngo avuze na Kish Kevin kwa ko babizi ko Kish Kevin mu minsi yashize ya postinze remo yidekarara avuga ati ngiye abantu bose barimo baragenda bambreminga bavuga ngo nifatanya n'ira tsinda ryiba ngiye naririmba ntago bari abantu tubazi. Ibyo bintu barabivuga hiki abasitari mubayeho mu buzima bwa scam mubayeho mu buzima bwa nyabwo bimeze bite urabyumva ute? Ira tsinda ryiba urumva kuba Kish Kevin yaba ririmo urumva byashoboka ko nawe ni umuntu sibyo? Bakaba koboye benshi bagenda banugwanugwa urumva RIB igenda ibisobanura neza akavuga ati hari n'abandi
ariko ikintu gitangaje nuko Ish Kevin yagaragaye nk'umushuti w'abo bantu basangira. Ariko Ish Kevin ko baragaragaye nk'umushuti basangira urumva ushobora gusanga nawe abirimo cyangwa se akaba atanabirimo. Ariko kwambara neza nta hantu bihuriye no kuba umuntu yiba. Kwambara neza udakora nibyo bishobora gutuma wiba. Uko iteka ushaka kugaragara neza urumva utakoze birangira ukoze amakosa. Uko uhora ukeneye ibyo byiza. Niyo mpamvu uri umukobwa mwiza nyine udafite akazi abatunzwe no gusambana. Ikindi kiba kimutunze. Ntabwo wambwira ngo uzajya muri salo kabiri mu kwezi sibyo? Wishyura inzu 500 ku kwezi. Uri umukobwa urumva utagira akazi wirirwa uryamye wiberewe ufite ka iPhone ka 15 uri kugenda mu modokari nziza. Nta kazi ugira ngo ngire ngo uzabaho umbwira ko udasambana. Ahandi wabukura amafaranga. No kuvuga ngo wemeranya na Kenisi se n'abasani kuba basa neza badakora rega wagenda kuri facts zigaragara ati bitaramo ntabyo ibi nibi nabyo ese mwese mukina scam kugira mubeho nyine ibyo Kenisi yavuze 100% ni ukuri. Nanjye ndi umuhost fata abantu nkabahuriza mu bobari nyakabara agacuruza amayoga agacuruza n'ibyo kurya agakuramo ayanjye akayamereza ninjye nkishyura inzu yanjye y'igitanu cyangwa desa nzaba nayakoreye mu kwezi sibyo. Ningenda urumva nkagenda nkagura imyenda y'100 zaba nayakoreye sibyo. Naho surambira ngo nta kazi ufite wa mugani uri umuntu wirirwa wicaye aho ngaho uri kuri PS uri gukina PlayStation na iPhone yawe na laptop ukaguteretse iruhande mu gitondo urasohotirire miliyoni ukambwira ko amafaranga ari kwagira banki mu rugo yaguhaye. None wanavutse uvukira ku muhanda wavukiye kwa ngofero kimwe natwe twese urumva ntabwo wavutse kuri konti harimo $50 cyangwa $100 muvuga ngo ayo mafaranga ni iri gukoraho cyangwa se yaje kuzamuka urumva wongera aho wakoreye makeya ku buryo buri kibazo cyose wahora nacyo wabasha kugihandoringa. Wemerewe gufata mu wetu ukayanywa mu kanyo karenzaho Jack Daniel ugataha igisiga n'urukwavu urumva wakikoza yari mu kanyo ukajya inkoko y'Inyarwanda mu gihe abana amapondezi yabishe ukambwira ngo ngewe uraza kumbwira ko amafaranga akora nyine utari umujura. Oya abasikamo baruzuye kabisa ubwo mu basitari harimo abasikamo benshi nibo benshi barimo nyine hose baruzi ko bari he baruzi ko bari abasikamo nyine bari muri nuze bari mu basani bari mu byamamare bari mu influencer kuko ni nabo bantu bashobora kubwira ikintu kubera ko ububazi sibyo uzi neza ko afite platform runaka ukabyumva vuba. Erega mu influencer bo mukangurambaga ikintu cyose akubwiye abafite n'abantu yakoresha bakabyira gute bakabikurikirana. Ntawe mbivugiye Ish Kevin nabo baririmba ni baririmba urumva ariko ibyo ntabwo byabora ni ku isi yose. None se tutaje no kuri side y'abahanzi bo mu Rwanda ubundi no hanze ntabwo wagenda kubibona. Abantu bakurikira ngo ibyaha benshi ntabwo babona buri munsi ntabwo babona ba PDD ko baba bamaze imyaka 40 ukabona uyu munsi bari gukurikiranwa n'amategeko kubera imitungo y'abandi bagiye barigisa kubera ibyaha by'ubukrimino bagiye bakora n'ibiki urumva ibyaha byinshi ba mu bantu bari celebrity ibyo ni ibintu utagombye gutindaho urumva. Ariko nkatwe bo kuri YouTube tuza tukivugira amagambo gutya twishakiye imiboro dushaka videos nekereza ko nta kibazo tuba twifitiye je tuzabona nakubisemo timba uri umujama mugenzi wanjye ukagira ati nawe umusikama ukagira ngo niba uri umusikama nanjye nuko ko ntago ngiye duhuje umwuga ntabwo duhuze n'akazi inove cyababwira ariko bicare biga bagomba kwicara bakiga kamara tugana ku musozo w'iki kiganiro sasa ndagira ngo nawe nkubaze muri iyi minsi ya none amaze iminsi numva ngo wagarutse muri filime nyarwanda ese uteganyirije iki aho ugiye n'ubutumwa uhereza abanyarwanda ubundi dusoza ikiganiro. Njyewe ntabwo nagarutse muri movie nyarwanda nagarutse muri comedy kuko n'ubundi narore najuaga muri Zambaya n'izindi movie nakinaga azikinaga ndi umukomedi ubu rero ni kwa Mitsutsu niho turimo turakorana uzajya umbona mu duce tumwe na tumwe nasohotse urumva hayi tubabonye ko na boro twakoze ya trendinze ahantu hose hagurumanye niko n'ubundi reka nanjye nifitemo akantu k'agakomedi ukuntu kambitsemo abantu benshi batavuga ati rero wasanga ari kugenda utotera kugira ngo uzagere muri Genesis Comedy. Genesis Comedy shatse nayijyamo kuko na joke ziba muri Genesis Comedy ntabwo ari joke zikomeye cyane nazanira joke nanjye imeze neza cyangwa se ndi content yanjye nkagenda nkabikora ariko ikibazo imirimo ibiri yananiye impyisi kandi ndaza kujokinga kuri YouTube nimugoroba mbona ibyo njyana muri Genesis ngira ngo ni umunsi ra ariko nahagenda sinabura tujoke ngatungaye nabakubita byibura bamwe bakabanza bakavuga ati mwene Safari akoze mu ntuze
barasaze. Kamaro, reka tugushimire mu kiganiro kandi tukubwire ngo courage, n'abandi nabo baze kugenda uko batubwira muri comment batubwira wenda uko babyumvishije. Gusa ikintu cyo gihari hano tuba gutanga ukuri tukanavuga nuko tubyumva bidakuyeho ibindi bitekerezo bya buri muntu. Kandi ikindi nabwira abanyarwanda badukurikiye nuko twebwe tuvuga ibivugwa. Ntatazajya muza kuvuga ngo ese nkuru zihagazeho ngo twebwe ibintu dukora ni gossip. Tuvuga ibivugwa n'amagossip n'ibiki byose. Ni kuvuga ngo ni za gossip zo muri gossip za entertainment, ibivugwa kuri street urumva, ariko tubivuga bikarangira risohoye, bitangira ari gossip mu kiganiro, bikarangira ubona mu mwandiko byabaye gute bashyizeho agakashi. Aho rero dutandukanye n'abandi bakoboye, naho ibindi byose byo nta birenze, n'ubundi duhigira ngaha kuri YouTube si ya data si ya so urumva, twese ntawe uzi boss wacu urumva, tubona amafaranga yinjira tugenda duhembwa dukurikirana gahunda zacu. Ariko biravugwa ko ariko mumenye kudutandukanya n'abasikama, twebwe ntabwo turi abasikama, twebwe turi abaniga bahiga kuva mu gitondo turara amajoro dukora urumva, ntabwo dusinzira turenda kuzicwa na za stroke. Kubera iki? Kubera guhiga. Ntabwo natwe byatunanira kujya kuvundereza abantu tukajya kubabeskora, ariko iyo talent ntabwo birangira umuntu yibonye ahantu mu mwandiko mu nkutenye. Ariko none nawe bikuvugwa ko ngutigeze kujya gusura umuntu inshuti yawe ngo sikayito, kandi ngo waramajije kubyara akaba ari umuntu bitangaza bwa mbere. Nta matariki yo gusura umuntu harerega, umuntu wamusura igihe cyose ushakiye. Ikindi kandi njyewe namusuye kwa muganga urumva inshuro ebyiri. Niba naramusuye kwa muganga inshuro ebyiri byari ngombwa ngo ngere no mu rugo. Ubu ngubu ntabwo nafata envelope nkayimuhereza akagenda nkabamusuye, ni ngombwa ngo magere. Hari igihe umuntu aba ari mu bintu byinshi urumva, ngo se nabuzwa n'iki kujya kumusura, ntabwo ari ngombwa ngo nirukanyireyo. Abantu bo kumusura ni benshi, ngomba no gupanga igihe namusura, najyaho nyuma y'amezi 6, najyaho nyuma y'amezi 8. Kuba turi close turi inshuti ntibivuze ko nkora ibintu ntateguye, sibyo? Nta nubwo ukaba uri gutegura iki? Ndategura kumusura nyine mu buryo bwanjye bwimbitse, noneho apana kugendera ku gitsure cy'abantu. Nabize abanyarwanda bagenda burira ku tuntu dutoya, ubwo nk'uko wajya kubohona ukabona nyina sikayito baradufasha baduhuje impanga ngo Kamaro ntiyagusuye. Nagusuye 2 kwa muganga urumva, ndi gupanga uburyo nzagusura njye n'umugore wanjye, apana kuza ngo tuje turi shene famille karisuye indi. Ni ngombwa se ngo ngendere kuri pressure y'abantu? Abo bantu bihorere bazamunsurire, noneho nanjye nzamwisurira ku giti cyanjye. Yes, areka ducemo muri za kampani muri tuve mu mwandiko, ndagira mbabwire ko ari Mango 4G, ushobora kugenda promo code ni The Fly TV, aho ari hose kumwagent wese akagukubita internet y'ubuntu. Tugaruke kuri Monaco ndetse na Papeterie Messenger Supply, tugaruke kuri Rujama Phone Shop, tugaruke kuri Demir Hotel. Ngira ngo bajya babyumva mu mwandiko habanje imbere, babwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka, babwira ngo ikiganiro cyari mbaza nkubaze, burana baje Kamaro nawe ko yasubije ni kuriya. Amanota mwe mugomba kuyatanga, mujye muri comment mumanuka amanota, ibiganiro byose nakagaruka. Ciao ciao, murakoze. Nyiti inshuti y'aba boss, ni ngubwira ngo uyu munsi none rero ndi kumwe n'umuterankunga mukuru bita Monaco rero adufitiye ibyo guporeza kimeze neza, adufitiye ibiryo kabisa biri classique bimeze neza kandi bihendutse, akatugira ikinyobwa bita Moa kugira ngo abasoma ugatama maje kukimenyera muri benshi. Kikaba gipfunyitse rero mu macupa agiye atandukanye, bitewe naho ushaka kugitegura. Ushobora kuba ushaka kugitegurira umukunzi wawe, ushobora kuba ushaka kugitegurira umuryango, ushobora kuba ushaka kugipfunyika kijyana ahantu kure. Nta handi ni muri Monaco ushobora gusanga icyo kinyobwa cyacu bita Moa. Abantu benshi bagiye basomaho ndetse bakakigura amacupa atandukanye, ariko bakaza kumva kiryoshye cyane. Si ibyo gusa rero, turi kumwe n'amavuta rero, amavuta y'imisatsi, amavuta y'ubwiza, amavuta y'uruhu, amavuta amwe atagutengwa ntandi ni muri Monaco. Niba ushaka rero kutugana, amagara nimero ziri kuri ekara yawe cyangwa utwandikire kuri izo mbuga nkoranyambaga, ubundi nkasoza ngira ni Monaco we uri uwa mbere ukanikurikira.